nongeye kubasuhuza cyane hano kuri Ultimate Stories, aho tubazanira major stories. Buri gihe tubashakira inkuru zishimishije. Nanone ndagarutse mbasuhuza cyane, mbifuriza gutangira ukwezi gushyashya kwa kabiri, kwezi kwitwa Gashyantare umwaka wa 2026 hano kuri Ultimate Stories. Turabasuhuza cyane, ndabasuhuza rwose. Ubuzima nizere ko buri kugenda neza, abo butari kugendekera neza ndababwira mwihangane cyane, mukomeze kwihangana kuko byose Imana yo mu ijuru niyo ibigena. Nanone hano kuri Ultimate Stories ndasuhuza famille. Comment ça va? Vous allez bien? Guys, ndabasaba cyane gukora subscription. Rappelez-vous toujours de vous abonner. Buri gihe rwose, I always ask you that kindly guys. Go ahead and subscribe, share the video to family and friends, comment down kubyo tuvugaho hano. Tukomeze dukore ibintu biryoshye, ibintu buri muntu ari active atanga igitekerezo, ni ibintu binshimisha cyane hano. Uyu munsi bafitiye Ultimate Stories exclusively non politics, muzigezwaho nanjye njyenyine. Cyo kunywa kitabura ku birero, Mode the Emperor, perezida wa Afrika, Mode Fitre Bushi. Hano mba naje nateguye ibizabaryohera amatwi kandi bizanabubaka mu buzima. Turaza kureba ku bintu biri kubaho kuri iyi si, ibintu bikomeye cyane kandi bifite imbaraga ku buzima bw'umuntu, no gusobanukirwa uko isi yitwara muri iki gihe. No munsi natarajya muri byinshi cyane, turaza kureba kuntu igihe cyitwa winter ishigaze igihe gitoya. Turareba umunsi witwa Grand Day. Uyu munsi ikisobanuye kuri Ultimate Stories hano turi bwarebe kuri artificial intelligence, icyo iri gutanga ku buzima bw'abantu, icyo iri gutwara cyangwa ingaruka cyangwa ibyiza n'ibindi. Turi bwarebe ni performance yabaye kuri Grammy Awards. ni ibihembo bitangwa mu gihugu cya Amerika, bihabwa n'aba mu gihe cy'imyidagaduro n'abantu bakomeye cyane, abahanzi bakoze ibihangano bikomeye. Iyi Grammy Awards rero yabereyemo akavuyo kenshi cyane, nabyo turi bwabirebe. Atarakomeza kandi reka mbashimire cyane, mbifuriza cyangwa mbibutsa ibyo njya mvugaho hano ku bintu byerekeranye n'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika, cyangwa abari kubipanga, cyangwa bariyo bashyashya cyane, ukaba ushaka kujya guturayo ariko ushaka gusobanukirwa byinshi ni kuko ubuzima bwabo bumeze. Hano kuri Ultimate Stories, hano ni ahantu uzashobora gusobanukirwa mu bintu byinshi wibazaho, cyane cyane ushaka kubaka credit. Iyi credit rero wubaka muri kiriya gihugu igufasha gusobanukirwa uko ubuzima buri financial, umuntu yabwitwaramo neza akagira urwego yageraho mu iterambere, kandi mu bintu bitamusabye guhangayika cyane. Urabona ko abantu benshi kiriya gihugu bagifiteho ibiroto byinshi. Ni igihugu ugeramo ukubaka inzozi zawe kubera yuko hari amahirwe menshi cyane. Aya mahirwe rero nago aza wicaye, ni amahirwe ukorera, ufungura umutwe cyane ugatekereza, ariko utabifitemo ubuhanga, utabifitemo gusobanukirwa, kandi ari igihugu utavukiyemo, hari igihe wasanga uri guhura n'imbogamizi zikomeye cyane. So hano kuri Ultimate Stories ndahari hano. Ushaka kugira icyo usobanukirwa wagera hasi muri description ugasangayo link ikungezaho, tukavugana kuri message kugira ngo nshobore kugufasha muri ibi bintu nawe ugire icyo usobanukirwa. So ndabashimira rero, kankomeze muri izi nkuru zanjye ziba hano kuri Ultimate Stories, aho
nganira cyane ku bintu biri kuba muri iyi si, ushobore gusobanukirwa ni ibiki biri kubaho kandi ni ibiki byatuma nanjye ngira icyo menya cyangirira akamaro mu buzima. So inkuru hano rero zaba ari inkuru zishimishije kandi ziteye amatsiko cyane. Nk'inkuru ya mbere ndi barebera ahangaha cyangwa nabashakiye ngiye kubabwira kano kanya, ni ikirere cyitwa winter cyangwa igihe cy'ubukonje bukabije cyane. So hari igihe kigera bakagira umunsi witwa Groundhog Day, aho hari akanyamaswa bita Groundhog, baragafata bakakazana mu ruhame rw'abantu baba bakoze nk'ikintu cy'ibirori, ukabona nyine ni imihango yabo ya kera yo kugira ngo basobanukirwe hasigaye igihe kingana gite kugira ngo buno bukonje burangire. Muri ubwo buryo rero babikoramo, bafata iyo nyamaswa yitwa Groundhog, sinzi ukuntu mu kinyarwanda bayita, I don't know exactly how we could call that animal, but ariko I know in Uganda they call it kamurye or something similar to that, kuko yo iriya nyamaswa looks more larger than the squirrel. So mu kinyarwanda wenda nayo yakwitwa kamurye. Ni kakanyamaswa kamurye, ni kakanyamaswa gakunda kujya mu murima kakiba ibihingwa cyane cyane ubunyobwa, niho have n'iryo zina kamurye. So iyo nyamaswa rero yenda gusa nka kamurye, barayifata kenshi na kenshi yibonye igicucucucu cyayo, hasigaye igihe gitoya ngo igihe cy'ubukonje gihambaye kirangire. So kino gihe rero turabona ko hasigaye ibyumweru 6 gusa kugira ngo igihe cy'ubukonje gishire, abantu bajye mu gihe cyitwa spring, aho imvura itangira kugwa nyinshi kandi kaza ifite n'imiyaga ikomeye, harimo na za tornadoes. Tornadoes iyo zije ni kwa kundi umuyaga ukonje n'ushyushye bihura, bikananirwa kwivanga, rero bikizunguza cyane, bifite ingurufu kuko bizaza zifite n'ibyiciro. Hariyo category F, category E, category F6, ibintu nk'ibyo. Ugasanga F6 ni yayindi iza ku buryo yanaterura n'inzu ikayishenya yose amabati. So rero bari kureba ko ubwo bukonje, igihe gihe cy'ubukonje kiri hafi, babibwiwe n'iyo nyamaswa bitwa Groundhog. Ku munsi wa Groundhog tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, ni hagati mu gihe cy'ubukonje cyane. So baravuga rero ngo Punks Twine Phil sees his shadow, then that indicates that winter is remaining only in 6 days to end, or we only have 6 days for winter, no, 6 weeks for winter. Then after that we're gonna prepare to go into spring. Rero baba bayitegereje cyane, kuko ni nabwo imvura igwa cyane ikazana amahirwe yo kongera gusubira mu murima, abantu bagatera bagahinga, kuko ibirimo imvura nyinshi ihagije n'amazi menshi aba yaravuye muri sino zaguye zarayonze zikajya mu butaka, aho usanga nyine ubona ikirere gishishe cyane kigaragara neza gitoshye. So nuko rero ibintu bimeze aho ngaho, babonye ko ibyumweru 6 bazaba bavuye muri kano karengane, niko nakita ku bukonje, barafu, ubukonje bumwe bukomeye, amazi yose aba atagishoka yaragiye muri stationary state. So nuko rero bihagaze, turabifuriza kuzayisubukamo neza, bakongera bakabona akazuba gashyushye, bagahinga, bakabona n'ibyatsi, bakava muri kino gihe kibi cyane kigaragara nk'umwijima all day long. So nuko rero bihagaze. Dukomereze rero ku yindi nkuru yavuye mu ruhande rw'abategetsi cyangwa abayobozi bicara mu nteko nshingamategeko ya Amerika cyangwa Senate. Senator Bernie Sanders ari gutanga ububwiriza cyangwa atanga amagambo asobanura ibibazo biri kugenda biba mu gihugu
cyangwa agaragaza ukuntu Amerika iri muri decline state, iri kugenda isubira inyuma, isubira hasi bitewe n'ubuyobozi bufata ibyemezo bikakaye cyane, kuko kino gihe turimo hari perezida ushaka kugabanya bimukira kandi bigasaba gukoreshwa n'imbaraga nyinshi, avuga yuko abaperezida bamubanjirije bakoze amakosa yo gufungura amarembo abantu bakinjira mu gihugu uko bishakiye, bikaba byarateje akavuyo cyane. Tubona icyiciro kimwe yakoze cyangwa umutwe ukomeye yakoze uzajya ujya mu baturage witwa ICE, bisobanuye Immigration and Customs Enforcement. Uyu mutwe rero ni ukuvuga yafasha abasirikare bo ku mupaka abazana mu gihugu hagati, bari kugenda batera ubwoba abantu, byaviriyemo impfu z'abanyamerika babiri, harimo umugore witwaga Lenny Good n'undi mugabo uherutse kwicwa w'umuganga cyangwa w'umunazi muri weekend ishize, icyumweru kimwe gishize, nawe yishwe n'aba abakozi bo ku mupaka cyangwa abasirikare bo ku mupaka bashizweho mu mutwe witwa ICE, Immigration and Customs Enforcement. So ibingibi rero byakaba byatumye abantu bari muri Senate cyangwa abayobozi bakuru, ubona babasaza tujya tubona mu nteko nshingamategeko ya Amerika, bahagurutse batangira kuvuga ijambo ry'abantu bakuru, ku buryo na perezida agomba kubatega amatwi, basobanura ukuntu kino gihugu ari igihugu cyubatswe n'abanyamahanga cyangwa abimukira abandi bavuye hanze, kuko niyo mahame y'igihugu cya Amerika kwakira abimukira. Noneho kikaba kigeze ku rwego kitakibiha agaciro, ugasanga n'ubundi impamvu kino gihugu kiri muri state of decline cyangwa mu buryo bwo gusubira inyuma mu buyobozi cyangwa mu bintu bigenga abaturage bifite akamaro, essential services. Turabona uko perezida ugezweho uherutse gutorwa mu gihe kitarenze imyaka 2 yaje akora ikintu cyitwa tax breaks, aziha abakire cyane, kandi igihugu gikeneye kwiteza imbere, gikeneye kuzamura system za insurance, system z'ubuvuzi, abantu ntibahendwe bagiye kwa muganga. Ibyo byose rero bikagaragara ko igihugu kiri gusubira inyuma, education system iri kugwa cyane, igihugu cyasubiye inyuma cyane. Ibyo byose rero bikaba biri kuva yuko Amerika iri kuha abantu bakomeye uburyo bwo kubagabanyiriza imisoro. So ubu ngubu rero uko ibintu bihagaze, uyu Bernie Sanders ari gutanga ingero nyinshi zatuma bavana ibyo bakora byose bakabivanamo ubugugu, bagatekereza ku baturage, bakava mu byo kwikururira ubukire cyane, kandi abaturage bakenewe aribo bajya imbere kugira ngo igihugu kijye imbere cyane. So nuko rero bihagaze. So avuga kuntu ishoramari naryo riri gupfa bitewe nuko aba bategetsi badaha agaciro umukozi usanzwe, bakaba bari gushira imbere cyane artificial intelligence ishobora gutwara utuzi twinshi tw'abaturage. Rero iyi artificial intelligence ntago bayibona nk'ikintu kizabyara ingaruka nziza, ahubwo bayibona nk'ikintu kizatuma abantu benshi batakaza akazi, kandi atari cyo igihugu gikwiriye gufatiraho, kandi kiba gishaka abaturage babona akazi. Kuko nibazana zino byuma bya roboting ari byo bikora, ari byo byubaka, ari byo bigira ute, urumva ko abantu benshi bazicara batazabona akazi. So muri urwo ruhande rero nuko bimeze, barashaka kureba ko aba bakire cyane bicara ahantu bita muri Silicon Valley muri California barekeraho gufata ibyemezo bituma abaturage basimburwa n'izi artificial intelligence robots cyangwa services zose umuntu yagombye kuba yikorera kugira ngo anahembwe, ashobore kubaka umuryango, ubuzima bugende neza. Rero
aho rero niho kigeze. Abantu bakuru nibo ubungubu bari bitewe n'ibigenda biba mu gihugu byose, abantu bakuru bicara muri Senate nibo ubungubu barimo barasobanura kugira ngo perezida nawe abyumve anabyubahe. So nuko rero bihagaze hano kuri Ultimate Stories, aho tubazanira major stories, interesting and amazing, exclusively non-politics. Hano ni kuri Home of Art. We promote art in our best way, to the top way, where you're going to have the most and ultimate entertainment you ever experience during any day. So dukomeze rero mbaha ibindi byavuye muri Grammy Awards. Grammy Awards yabayemo akavuyo gakomeye cyane, yabereyemo ibintu byinshi bishimishije, ibintu byatumye abantu rwose bahindura cyangwa bagarura ubuzima, kuko bino bihembo bihebwa abahanzi, abacuranzi cyane cyane, bigomba kubaho kugira ngo imyidagaduro ikomeze ijye imbere. So rero iyi Grammy Awards ni awards cyangwa ni igihe cyo gushima abahanzi bakoze neza. Bikaba bibera mu gihugu cya Amerika. Ndabizi ko n'ibindi bihugu bifite uburyo bishimisha abahanzi babyo, ariko Amerika iyi Grammy Awards ibera urugero runini cyane ku bindi bihugu, nuko ikurikirwa n'abantu benshi kandi ikaba irimo n'ibihangange bikomeye cyane. Ariko iyi awards cyo nayiboneho ntabwo nigeze mbonamo abastari bavuye hanze, cyane cyane muri Nigeria, South Africa. Bikunze kubaho aho batumira abandi bahanzi bakoze neza mu bindi bihugu bakaza, bigatuma inakurikirwa kurushaho cyane. So rero iyi Grammy Awards yabayemo ibintu bitangaje. Twabonye abahanzi bakoze batanze utubyiniro cyangwa batanze show, nk'umuhanzi Sabrina Carpenter niwe wafunguye kino gitaramo n'imbaraga nyinshi cyane. Haza Justin Bieber nawe yerekana ko agishoboye. Haza Bad Bunny, Puerto Rican rapper niko namwita cyangwa artist, wahawe igihembo kandi ugasanga agiye no gutanga ijambo. N'ubundi tugaruka muri bya bibazo biri mu gihugu ho abimukira bakiri gufatwa nabi, batari guhebwa uburenganzira bwo kubaho nk'abantu baje kubaka ubuzima bwabo nabo babone American Dream. Asobanura ko ari igihugu kuva na kera cyakiriye abantu bavuye hanze, hakurya no hino kure, bakaza mu gihugu bakubaka ubuzima bwabo. So uyu rero Bad Bunny nawe n'umuhanzi wabonye ibihembo muri ubwo buryo. Turabona umuhanzi witwa Jerry Roller waje yitwaje Bible, atanga ne evangelism, avuga ubutumwa kuri Yesu, atanga n'uhamya uko Imana yamurinze. Yesu yamubaye hafi, ashimira n'umugore we kumuba hafi, avuga ngo yaba atari ibyo yari kuba ari muri prison cyangwa yarapfuye kubera ubuzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge no kutisobanukirwa icyo ashoboye ku isi. So uyu rero yaje rwose avuga ubutumwa bw'Imana, avuga kuri Yesu. Abantu rwose bari baje muri awards birangira bameze nk'abaje gusenga, nk'abaje muri night prayer. Ntabwo byari byoroshye. So hano muri Grammy Awards turabona abatsindiye ibihembo. Indirimbo y'umwaka yahawe na Billie Eilish, indirimbo yavuye muri album yitwa Wild Flowers. Umuhanzi mushyashya cyangwa Best New Artist yari Oliver Denny. Kendrick Lamar yatsindiye Record of the Year Award hamwe n'uwo bita SZA. Kandi biragaragara ko Kendrick Lamar is the most winning rapper muri Grammy Awards. Niwe muraperi wenyine ukimaze gutwara ibihembo byinshi, kandi binakurikiranye, like noneho muri category zose cyangwa muri genre zose z'abahanzi niwe waje
gutwara ibihembo bikurikiranye. So sinzi icyo arusha abandi, ndi umufana we cyane, ntabwo nzi indirimbo ze nyinshi cyane ariko ndamwumva, indirimbo ze sinanwa cyane ariko ndamwumva, na nkeya nashoboye kumva, kandi bigaragara ko ari umuhanzi unafite discipline. So discipline ni ikintu cyiza, abantu bamukundiye cyane na discipline afite, ntago wakasinga nk'abandi baraperi cyane, ugasanga zino Grammy Award zishaka kuripresentinga umuntu wo ku rwego rugaragaza discipline kurusha uko yaba ari umuntu ufite talent irenze, cyangwa ubona praise nyinshi, uvugwa cyane mu bantu. Nawe n'umuhanzi uvugwa cyane ko nawe naramwumvishe, nubwo natumva indirimbo ze cyane ariko ndamuzi, urumva ko nawe avugwa. Ariko ndebye ku bandi baraperi nzi baririmba rap, American rap, sinatekereza ko yagera ku rwego rwo gutsindira ibihembo nk'ibi byinshi bikurikiranye, kandi akaba ari nawe muraperi wonyine ufite bino bihembo bya Grammy, kuko Grammy Awards niyo awards cyangwa ibyo bihembo bya mbere bikomeye ku isi, niko navuga. So congratulations to Kendrick Lamar. So undi muhanzi turabona Bad Bunny, niwe watwaye Spanish language album ya mbere, I think ni nayo wa mbere unayitwaye. So Bad Bunny ni umuraperi wo muri cyangwa n'umuhanzi wo muri Puerto Rico. Puerto Rico ni igihugu kiri hanze ya Amerika, muri Atlantic Ocean, Atlantic or Pacific Ocean. Akaba ariho ava, kandi iyi ntago ari state, ni nka colony ya Amerika, ntago iremerwa kuba state y'igihugu. So aho aturuka rero bakaba official language yabo ari Spanish, kuko ntago bafite full American citizenship, bafite uburyo nabo biyobora mu bundi buryo, ariko bahabwa passport za Amerika. Icyo gihugu rero kikaba gifite, I think baracyafite n'ubuyobozi bwabo butagendera kuri federal government ya Amerika cyane, ariko ikaba one of the territories of American imperialism, niko nabyita. So muri Grammy Awards yari show nziza cyane ishimishije, twaboneyemo aba entertainer cyangwa aba comedian, social media influencers. Twabonye Trevor Noah, uno kaba ari kavukire wo muri South Africa, akunze kuba MC wa Grammy Awards cyane, ni umu MC ukomeye cyane, akaba abikoze inshuro ya 6, I think ni nayo ya nyuma, akaba yanahawe n'igihembo cy'uko aba ari umu MC mwiza kandi wa representing the Grammy Award mu buryo bwiza. Turabona umuhanzi witwa Lola Young watsindiye igihembo cya Best Pop Solo Performance. Uyu rero nawe akaba nawe yaje kuvuga arakotora byatara, ariko ni it's all about entertainment, it's all about making people happy and the life goes on. So ubuhanzi bwawe icyo bugufasha nuko ushobora kugeza ibyo uhanga ku bantu bakabyakira neza, naho ibindi ngo umuhanzi kanaka yarakuze, azi kuvuga neza, azi gukora iki kikanshaka, ibyo ntago babyitaho. Cyambere no kuba wakora indirimbo nziza bakunda babyiniraho, ubuzima bwabo bukagenda neza, naho ibindi biza nyuma bya judgment. So ariko kuri urwo ruhande ntago biba biboroheye n'abahanzi rwose kugira ngo baduhe zino records nziza gutya.